mama yahise ambwira ngo urasa umugabo n'imbwa, inkwano bagukoye kari we bayikoye niwe bayihaye, ese niba arazi ko ahindukira akayikwaka kuki atayigumanye? Abo babiri nibo bagusenye. Nimbwa kuva mu gitondo kugeza umwaka urangiye. Ibiki yari yaraketse byibuza ku buryo bishobora kuba byari byamukuye. We yarabizi nabo yabibwiye. Hari ibyo wari waramweretse? Yabonye ibya hato na hato. Ngo ufite ibipangu. Wakubwiye ko mfite iki n'iki n'ibindi. Ntawe nahamagaye ngo mbibwire. Ayo ni amagambo mugenda musasira umuntu yo kugira ngo mushake ikintu bita icyitso. Niyo mpamvu nanjye singundi imbwebwe zigenda zirwa zibwejagura hirya no hino, ntabyo nge nkeneye. Jya uvuga icyo uzasubiramo ukora ikintu uzasubiramo. Nakenera gatanya. Ntayo uzamuha. Azagenda atane na nyina cyangwa atane n'isi. Cyangwa atane n'ijuru. Ejo bundi aramagara arambwira ngo ndashaka koreza amafaranga ugenda ugura imyenda y'umwana. Ndamubwira nti ngura imyenda y'umwana wowe wanteye ndage mfite inda yawe. Ngo none se ndafite ndambwira nti igihe twaba tumaze cyangwa si igihe tumaze report amubwiye ngo umwana navuka uzagenda upimisha DNA. Ndamubwira nti rero wihangayika nawe kubwa ngo ugenda upimisha DNA. Wihangayika asoge sinzagusaba, nta mituweli nzagusaba, nta kintu kina kimwe nzagusaba. Nta gatanya nzamuha. Nta gatanya uzamuha. Ntayo nzamuha. Azajya kuburana azajyana ikirego mu rukiko. Wambuye impete ejo bundi iyo warayambuye. Ndanayijugunye. Nabonye akavideo uri kuyijugunya. Impeta y'umuntu twitiye muri toilette. Ubwo nka bya indi Jack yakoze. Bya Jack ntago mbindeba. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshall Real Estate iduhaye Sevarante. Itandukanye no kongera gukoresha ameza y'akarahanyuze mu bikorwa byawe. Waba ufite hoteli, waba ufite moteri, barandi restaurant ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ameza nk'aya ngaya wajya guherera ukibaza ati isagezwa mu gihugu cy'u Rwanda gute? Imitako yongera ubwiza bw'inzu yawe. Iyi shuro ntabwo bikiri inzozi zawe ku meza nk'aya ngaya yongeye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Beauty and Wood Limited, igisubizo cy'abanyafrika guturuka mu Rwanda. Abazaniye ameza mwajyaga mutekereza ko bidashoboka. Abantu bakabategurira neza yuje ubwiza bw'ibyiza bikomoka ku bidukikije. Bakanya amabuye meza ateye amabengeza, biti biryoheye amaso, indabyo nziza ibishaka bazubaka mu meza yawe ukajya uziramwa imbere. Waba uri kubaka hoteli n'ibijyanye nayo, apartment, waba uri kwiyubakira inzu yo kwiberamo, ibijyanye n'ameza barakudezayiningira bigahura neza n'inyubako yawe. Wabahamagara kuri nimero zikurikira 0788 54 97 cyangwa se ukabasanga aho bakorera Nyarugenge mu mujyi hafi na Ropo ni post umanutse gato werekeza Nyabugogo. Hejuru y'umuhanda niho uhita icyapa cyanditseho Beauty and Wood Limited. Beauty and Wood Limited, igisubizo ku banyafurika. Yego reka nizere ko mumeze neza cyane n'abantu bakurikira Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane. Turagarutse twari tumaze iminsi tudahari mu biganiro nk'ibi, ariko Imana yadushoboje turongeye turagarutse, n'ubundi tugarutse turi bazima dushima Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ni ibintu nari maze iminsi imeze nkaho ntagikora, buhamya buzima, ariko nanone tugasanga byose bifite icyo byigishije umuntu. Hano ndi kumwe na mushiki wanjye agiye kutwibwira. Yesu ashimwe cyangwa Yeza kuzwe cyangwa assalamu alaikum. Samba bari. Amakuru yawe? Fresh. Amazina nindi reka bazana reka mbanze ngufasha ga telefone kugira tuganire bimeze neza cyane. N'ubwa mbere ugiye kuri kamera? Ari ubwa mbere ubu ni nk'ubwa gatandatu. Amazina ninde? Narine nk'ibisanzwe. Ari bimeze neza. Tugiye kuganira ibintu ugiye kuganiriza abantu n'ukuri n'ibyawe cyane n'ubuzima bwawe. Yego. N'ubuzima bwawe ugiye kuganiriza abantu ibintu byakubayeho. Banza wibwira abantu.
kubera ko abantu tugiye kuganira kugira bakumenye ibyo tugiye kuvuga kandi ni ibintu biri seriye banza bibwira abantu Marine atuye he akora iki mbese banza bibwira abantu kugira tuze kuganira abantu bakumenye neza uyu mu karere ka Kamonyi cyangwa se ahantu bita Bishenyi ngira ngo nta muntu utahazi niho utuye ari ukora iki tutaravuga tutaravura uri umutu turava yego tugiye kuganira ntago ndibirirwe njya ku bintu byo hirya cyane leta nza ku kintu cyatumye uyu munsi tuganira cyangwa se cyatumye uvuga ati hari ibyo ndi gushaka gusangiza abantu badukurikiye ariko bikanduhura umutima kuko iyo tuganiriye hano abantu benshi tuba dufite umuryango w'abantu benshi ibintu ntago aba ari njye ubibwiye urabimbwira umuryango mugari w'urugendo nawo ukabyumva kandi ndabizi ko hano harimo abantu benshi bakuru bafite inama nziza zishobora kugufasha cyangwa se zanafasha undi wahuye nk'ibyo huye nabyo reka nze mpere ku kintu bita urukundo rwawe winjiye mu rukundo n'umusore ariko bukavuga ati uwo muntu yarankomerekeje ibyo bintu niyo mpamvu nje no kubivuga hano byagenze ute saa nubwo ari njye wakihamagara ariko numvaga ntashaka kuvuga cyane kuri bizo kuko ni umuntu nari maze kumwikuramo amezi abaye 3 byarakunze kumwikuramo cyane rwose binashoboka cyane byarakunze cyane pe yego dusangize sinkina mutekereza no mu buzima bwanjye sinshaka no kumurira mu maso n'amafoto ye haniyo nkigira munsi impeta ye nyijugunye nibwo namwikuyemo ko nahise nambara indi mpeta nshyashya n'agasaha gashyashya wayambitswe n'undi of course yego numva bitoroshye yego nta nubwo uvuze ati ntago uri buvuga kuri ihangana kugira ngo abantu baze kubyumva cyane ntago mutindaho ko ibintu yakoze okay wagiye mu rukundo n'umusore uwo wari uvuze yitwa okay nubwo ntashaka kumuvuga ariko amazina ye ni Bizumuremyi Jean Claude Bizumuremyi Jean Claude murakundana mwamenyanye gute ukuntu namenyanye nawe mu bigaragara ubundi uvuze ko nyiri urugapfe ntabwo aba ari umwisha yego ahanini Claude yakurikiye imitungo mwamenyanye agukurikiye imitungo of course yawe yes wari ufite nyine we niko yarabizi nicyo gitumye nkubwira ngo urampure sinshaka kuwambara kubw'impamvu yanjye runaka kuko twamenyanye afite undi mukobwa bari mu rukundo Kimisagara bamwitaga Janine ubwo tumenyanye nyine ntunga nimero ye biraho natunga yanjye biraho tukayatuganira bisanzwe pe bisanzwe atari n'ibintu binakaze igihe kiza kugera arambwira ati mfite umukobwa dukundana twenda kubana mu kwezi kwa 12 ndamubwira okay ni byiza cyane biranshimishije n'ubukwe bwawe nzanabutaha ndaramubwira kubera nyine nk'umuntu tumenyanye nge nzagutwerera ku iziniyeri muri kado nzaguha ku iziniyeri rwose umugore ajya kokereza inkoko utagombye kujya kwirya mu kabari nge niyo ntwererano nge nzaguha n'icupa ryayo rya gaze rwose bigendane okay tumenyana gutyo nyine biraho tugendana tuganira gahoro haciyemo ibyumweru 3 byonyine kuko twamenyanye batangira kwamamaza amatora y'umukuru w'igihugu yego ni nejo bundi nibwo twamenyanye bwa mbere muhuriye he twahuye Kacyiru ubwo hari ibyo yari yagiyemo nawe hari ibyo wari urimo yes muhana nimero oya ntabwo twese duhana nimero ako kanya aho yansanze mu gipangu nari ndimo nawe kuko hari aho yaraje
antira ikiroso, cya kiroso cyoza inkweto ndakimuha kuko yarazaga, hari umugabo wahabaga akamutekera akamwogereza ibyombo akanamukoropera akanamusasira akongera akigendera. Okay. Nyine tumenyana gutyo biri aho. wowe wakoraga iki aho? Njye nari n'umuntu kuko nakundaga gukorera ari Kacyiru hari haruguru ku bitaro kuri polisi, ariko nkamanuka nkaza kuri uwo mumama kuko aho nabaga ndi uwo mumama afite irembo hariya Kacyiru, arahansanga kuko uwo munsi hari umumama, hari muri weekend, hari umumama yari afite umwana, arambwira ngo nimumusigaranire. Ndamubwira nti ngiye kujya ku Gisozi, ariko mbere yo njya ku Gisozi ndabanza njya hariya Kimironko ahantu bita ku cya Mitsingi. Noneho kuko bizu yari ahari, arambwira ati ntacyo umwana ni mu munsigire ariko ubanguke kuko mama akorera. Urumva navuye hariya ku cya Mitsingi ndagaruka, maze kugaruka njya ku Gisozi, bizu ndahamusanga. Bizu rero mpamusanze sanga yanarwaye malaria, ndambwira nibi ko mbona wahindutse, amaso yahindutse, byagenze gute? Ndambwira njya kwa muganga, arambwira ati kubera rero dutuye kwa Mansera nta kibazo ndahita mpitira kwa muganga. Urumva nyine yahise agenda, nimero ndambwira ngaho mpa nimero yawe ndaza kukubaza uko byagenze. Nuko wafashe nimero ye? Yego. Ubwo niwe wayimwiyakiye? Ninjye wayimwatse kuko nari nje gufata uwo mwana mbona bizu yahindutse. Ndambwiye se amaso ko yahindutse, ambwira ati nanjye ndumva nyine nacitse intege, ntago meze neza, ndambwira no gushaka urwaye malaria. Okay. Nambwiye noneho rero ko yakugiye mpa nimero yawe ndaza kuguhamagara menye niba wagiye mu bitaro se cyangwa niba ari malaria bagusanzemo. Rero yanjye ndayimuha ahita mbipishiye ndayibona. Bwageze kwa Mansera ahita amamagara arambwira ati basanze mu malaria ariko bampaye ibinini. Okay. Nimero nyine nuko twazihananye. Ubwo haciyemo igihe gito. Ntago wamurwaje se? Oya. Ntago nagiyeyo. Yahise ajya iwabo, ntago nigeze njye murwaza. Nta nubwo nayinzi ni wabo ko nanjye ntago yarazi mu rugo. Ubwo tumenyana gutyo, twagenda tuganira gahoro gahoro, tuganira buhoro. Uwo munsi bare batoye muzehe bamutoye. Nibwo yampamagaye arambwira ati se urahuze? Ndambwira ni wapi, ntabwo muze. Ninarinetse ntariko harabura agahe gatoya ntisoze. Okay, arambwira ati nuhuguka ntari ndashaka kuganira nawe. Ubwo narahugutse nyine mwandikira kuri WhatsApp. Mwandikiye arambwira ati ndagukunda. Ari ubikubwira? Of course. Ati nyine ndabizi ko utabyemera kandi gusa ndagukunda. Ndamubaze ni se kumbwira ko nkunda kandi mbwira ko ufite umukobwa kandi wanamwerekanye n'iwanyu. Yagiye kumwerekana kuwa gatandatu abimbwira bare batoye perezida. Ambwira ko nkunda bare batoye perezida kandi kuwa gatandatu yaragiye kwerekana uwo mukobwa, yaramwerekanye n'amafoto arayanyoherereza. Ndetse najyaga kuganira n'uwo mukobwa yarambwiraga ati shira arampamagaye se cyangwa amasaha yo kumuhamagara arageze, reka mbanze mvugane nawe. Okay, nyine nkamuha time akamuvugisha. Ubwo ni ukuvuga ngo muri iryo joro yarambwiye ati genda gukunda. Mama ese kwambwiye ko ufite umukobwa mukundana, unkunda mu buhe buryo? Ambwira ati nyine uburyo ngukundamo wambwiye kuzantwerera, ariko nifuza ko mu ntwererano wantwerera basi wazantwereramo matera. Nkajya nyiryamaho n'uwo mugore nkumva ko matera ndyamyeho ari wowe wayiguze. Ndamubwira okay, n'ubundi kwizine nabajije mu mujyi bambwira ko igura 400, nta kibazo matera nzayigura. Tubisoza gutyo.
arangije arambwira ati rero hari ikindi cyifuzo ubwo bushobozi wari ubufite? yes bwari bugihari kuko nta n'icyo nari mbaye muri iyo minsi kuko nabonaga ibiraka hirya no hino kuko nakoreraga ahantu bita ku Muyumbu nkagenda mbonayo ibiraka yego nkanakorera na hano ku Gisozi ahantu bita muri Kagara ari munsi y'akagari ka Musezero nkabonayo ibiraka ubwo bizu aza kumbwira ati ndagushaka urabona hano kwa Rugamba ku rusengero oya hariya hari akabari hano kuri fawe hariya yatereye ivi kuko ni nawe yatereye ivi ariterera nde? njyewe oya se yaje kugeraho se uva ku izima nyine banza mva uko byagenze noneho undi nkuru koko twabonye nyine tugenda tuganira gutyo tuganira aza kumbwira ati genda gushaka ko twaganira kumbwira nta kibazo tuganire dutangira kuganira ari 3:00 dutandukana 7:30 z'ijoro arambwira ati jyewe ndagukunda n'umutima wanjye wose kandi nifuza ko mama w'abana banjye ndamubaza nese ko mbwiye ko ufite umukobwa mukundana kandi waramweretse ababyeyi bimeze bite arambwira ati uriya mukobwa arandushya ansaba ikanzu ihenze ansaba inkwano ihenze ansaba impeti mbese ibintu byose nyine ubona ko aba arimo arangora okay ndamubwira rero ntabwo kuba gusaba ibintu bihenze ndamubaza nese we akora iki uburyo ashobora kuba yagusaba ibintu bihenze burya nusaba umuntu ikintu uzamusaba ikintu uvuga uti nanjye ari jye bagisabye nanjye nahita nkibona yego ariko nujya gusaba umuntu ikintu wumva we bakigusabye utakibona aho harimo amananiza yego ndangije ndambwira noneho mbo niba uzi ese ajya kwereka urukundo ubona ko agukunda nkunda ndabibona ko ankunda yego ariko arananiza ndamubwira ni wowe rero niba akunaniza ukabona ko akunaniza uzamutega imitego 3 iyo mitego nayo simbuka uzamenya ko uwo mukobwa agukunda urumva naramubajije ni uwo mukobwa aragukunda yego arambwira ati iyo mbirebye mbona ko ankunda ndamubwira rero burya ntuzigere urindira umukobwa w'umukire cyangwa umukobwa mwiza cyangwa umukobwa uteye neza burya umuntu wese umukobwa uko yaba asa kose kugira ngo ase mwiza nawe wabikora bigashoboka ndamubaza nese impamvu ikuteye kumbwira ko nkunda ni iyihe ati nyine nanjye ndabizi ko mbikubwiye nzi ko bitashoboka ariko genda gukunda okay ndamubwira noneho rero ese uriya mukobwa mwaratandukanye arambwira ati hapi turacyari kumwe ako mbona ko ari kunaniza ndamubwira noneho rero wowe niba ubizi ko agukunda kandi akaba kunaniza akaba gusaba inkwano iri hejuru 800 ni inkwano nyinshi ukurikije ubushobozi bwawe cyangwa bwe niba ari umutayeri wowe nta kazi ugira ubona akazi rimwe na rimwe ushobora no kumara ukwezi nta n'akazi ufite wowe kuba nta kazi rero ufite nawe ari umutayeri ntabwo yajya kuvuga ngo aragusaba inkwano ya 800 kandi azi ko nta kazi ugira ndamubwira ni wowe rero ashaka kuba ari amananiza yaba ari kugushyiraho byo kuba yagusaba inkwano ingana gutyo wowe uzamutega imitego 3 hanyuma uzamenya ko umukobwa agukunda cyangwa atagukunda ndamubwira ni uzakunda umukobwa ushobora kuba yajya kuri botike akagura ibishyimbo bimwe bateka kuri botike akajya kubihaha nta soni bimuteye atari wa mukobwa ushobora kuba yamara ukwezi atari gifite akumva nta kintu bimutwaye mbese twaganira nyine ibintu byinshi rangije arambwira ngo ya ngo ngiye ngo umutego namwitegera ndawuzi nge nzamubwira yuko mfite umukobwa nateye inda ndebe uko abyitwaramo ndamubwira okay nta kibazo nyiri umutwe numenye uko yiyogoshesha uko uzabikora ni wowe ukuzi
ngira ngo iryo joro twahise tunabigarukiriza aho ngaho birangirira aho ngaho arangije arambaza ngo ese ugira indangamuntu ndamubwira nti indangamuntu ndayigira arangije arambwira ngo none se twahura ryari ukayima cyangwa se uyifotore neza hariya haba hari ifoto n'amazina n'akarere nyine na nimero uzifotore neza uyinyoherereza ashaka kuyikoresha iki ntabwo nzi icyo yashakiraga ntabwo wagize amakenga se okay bitewe nuko njye namubonaga wari wamaze no kumukunda ariko oya kuko urumva yabimbwiye iryo joro twaganiraga bisanzwe by the way twaganiraga bisanzwe ntabwo wajya gukunda umuntu ubizi ko afite ubukwe mu kwa 12 kuko yari afite ubukwe mu kwa 12 abimpamiriza neza kandi amaze no kumbwira ngo ashaka ko matera azaryamaho ari njye uzayigura nkayisimbuza iyo kwiziniyeri nari namwemereye ndamubwira nti nta kibazo ntabwo rero uwo muntu wahita umukunda cyane ko nanjye ndari mfite umuntu twakundanaga kandi naranamweretse n'ababyeyi baramubonye okay ikintu cyabayeho gusa nabaje umuhungu w'inshuti yanjye yamenyeraga ubuzima bwanjye bwose ariko namusabye imbabazi twariyunze namusabye imbabazi nawe nyine yarabibonye byambayeho yarabibonye icyo we yihutiye ni ukumpumuriza cyane we yirengagije ibyo namukoreye we yihutira kumba hafi we yihutiye kumba hafi naramubabaje ariko twariyunze nubwo atari turi mu rukundo ariko twariyunze ambwira ati nta kibazo nanjye nzabona undi mukobwa nta kibazo twaganira nta kintu bitwaye ubwo bize urumva muri iryo joro nibwo indangamuntu nayifotoye mpita nyimwoherereza nyimwoherereje bwarakeye mu gitondo ajya ku murenge Kinyinya ajya kwandikisha umurenge atabimbwiye nko mu masaha 8 ndi mu kazi mbona kuri WhatsApp mbonaho message iriho abashyingiranwa nyine mbonaho amazina yanjye mbonaho naye mbona n'ukwezi tuzashyingirirwamo mbona n'itariki umutima urandya harya ntibasaba abantu basinye bari kwandikisha oya babasaba nk'uyu munsi bazabashyingira nk'ejo yego none ikintu cyantangaje igihe umutima warandiye kuko n'ahantu nari ndi gukorera nagiye gukora keke ahantu hari akagari ka Musezero nahise nkuramo itaburiye umutima urandya mbese nahise mbwira umuntu w'umusekirite uri kuri gate ndamubwira nsomera ino message njye nshobora kuba nasomye nabi yarayisomye uko nayisomye nawe niko yayisomye nahise mpamagara Bizu ndamubaza ntese ibi ni ibiki unyoherereje nkoherereje nyine ngo ntiwabisomye se ndamubwira nabisomye none se kuki wandikishije umurenge utambwiye uzi ubuzima bwanjye bumeze gute sorry gatoya uwo musa nsaba indangamuntu ntabwo aribwo yagiye ku murenge uwo musa nsaba indangamuntu yahise ansaba nimero za mama kuko twe dutuye Nyacyonga nimero za mama arazinsaba mama yahise amuhamagara muri iryo joro yarayamuhamagaye aramubwira ati jewe ndashaka ejo kuzaza kugusura atari ko nzaba nturutse ibyumba mama ati nta kibazo yanamubwira ko ari inshuti yanjye mama ubwo yahise amamagara kuko ikintu cyose kibe cyose mama ahita ampamagara jewe ndamubwira ni okay ni umuntu inshuti yanjye biraho nyine bisanzwe ariko nyine uzaza umwakire kuko simpari njye nari nzi ko tuzazana ariko niba ashaka kwizana nyine mama nyine mweranja nyine nk'umuntu ndamubwira ni okay uzamureke nyine aze nta kibazo mama yigiriye guhinga kuko yarambwiye ko ari buze nko masaa 8 avuye ibyumba mama ajya guhinga arataha nyine akora ibyo akora abona umuhungu araje amwakira nyine mu bushobozi bwe kandi nzi neza ko yatashye yishimye kuko yahise ansanga aho nakoreraga hariya ku Gasave arambwira ati niba ari ikintu kinshimishije mu buzima ntazibagirwa n'uburyo mama wawe anyakiriyemo icyo kintu kinshimishije
ntazibagirwa. Mama wanyakiriye neza ndetse yanamuhaye na tekawe y'ibyo yamwakiriye, kimwe mu byo yamwakirije amuha na tekawe yabyo. Arayinyereka arambwira mama arambwira ati umuhungu yaje namwakiriye, arambaza ati ese ni sheri wawe, ndambwira ni mama ni wapi. Ndamuhakanira pe. Ubwo urumva uwo munsi yavuye mu rugo iwacu nibwo bwakeye ajya Kinyinya ajya gukoresha umurenge, ntiyabimbwira. Urumva nyine nibwo nabonye ama message, ndamuhamagara ndabimubwira, arambwira ati ibi byose mbikoze kuko nkukunda, ndabizi ko ntaho byanyura, ndabizi ko utanyemera ariko ugenda gukunda. Okay, ndabyakira ariko nyine mbyakira bitandimo, ndicara ndibaza umuhungu nk'uyu ntunguje umurenge, ntazi uko ubushobozi bwanjye bungana, kuba yarageze iwacu akahareba ntabwo bivuze ko ashobora kuntunguza umurenge. Iwacu siho mba, njyewe mba mu mageto hirya no hino bitewe n'akazi kanjye runaka mba nabonye. Ntazi ubushobozi bwanjye, ntazi akazi nkora, ntazi ngo ndi muntu ki. Kuba yarambonye kuriya, kuba mama ari umuhinzi cyangwa yarahabonye kuriya, ntabwo azi ngo turi bantu ki. Yagakwiye kunyicaza akambwira ati genda gukunda ariko mfite ubukwe. Nyine narabyakiriye kuko yibyaye ikibazo mugani wa undi rakiri gatase cyangwa kaje karemerwa, nubuze uko agira nyine agwa neza. Ubwo naratuje, ku mugoroba ngo wo mu masaa 10 nibwo yahamagaye wa mukobwa arambwira ati genda nshaka ko duhura. Umukobwa arambwira ati ndi mu kazi ariko nta kibazo turahura. Urumva nyine barahuye, arangije aramubwira ngo nateye umukobwa inda, ngo nifuza ko njye nawe twakora ubukwe, ubizi neza ko nateye inda mu gasozi, kugira ngo nitunashyingiranwa wenda bakaza ku murenge guteza imvururu, ariko uwo nayiteye ntandura azaza guteza kuko inda ni iyanjye atwite kandi ndayemera kandi nitegura kumufasha. Hanyuma rero narashaka ko ubimenya nk'umugore wanjye nkunda kandi tugiye gusezerana, nkumva ko ibyo bintu ugomba kwicara ubizi, nta hantu ngomba kuguhisha. Urumva nyine umukobwa akubyakira byaramugoye, yahise avana amagambo mabi mu kanwa, nyine ahita yamubwira ati wanciye inyuma. Urumva ya magambo mabi yamubwiye niyo yagize intandaro yo kumwanga. Noneho ubwo urumva nibwo hari kuwa 4 nari nakoreye hari hafi y'iwabo, aramamagara. Ubwo atuye he? Batuye hano hepfo mu murenge wa Kinyinya muri Kagogo. Oya, umudugudu wabo ni bari Kadogo, ni bari Kadogo. Ubwo ni muri Kagogo nyine. Yego. Ubwo nge nari nakoreye hari muri quartier y'iwabo, ndamubwira nti niho nakoreye kuko icyo nakoraga cyose naramubwiraga. Wari umaze kumukunda? Ntago namukundaga. Komeza ntacyo. Sibyo, ntago ibintu nkubwira nge ntago ari views ndi gushaka kugira ngo nkwereke ko ari ntago nge namukundaga. Aho namukunze kuko jewe nanze kubyemera. Nanga kubyemera kuko urumva muri iryo joro uwo munsi amaze guhakanira uwo mukobwa nyine baratonganye, ananyereka na message bandikiranye n'amagambo mabi yamubwiye, ahita ambwira ati shaka ko umpita ari cyo gufata irembo. Yari mwaravuganye inkwano n'ibiki byose? Yaramamagaye ari 5 z'amanywa. Ambwira ati nifuza ko ari wowe ugomba ko umugore wanjye ukaba mama w'abana banjye. Ikiyongereyeho ukambwira itariki yo gufata irembo. Umunsi abimbwiye twari ku itariki 25 z'ukwa 7. Ndambwira okay, kanganirize Mary uko bimeze, time yiwe ndaza kukubwira. Mama arambwira ati jewe nta kintu bintwaye niba umuhungu waramukunze mwarakundanye, ibyo ni ibyanyu ntago bindeba. Wowe igihe uzumva mwavuga ejo mwaze ejo bundi, igihe nta kintu bintwaye. Okay, mbwira Claude ni rero jewe urumva abashyitsi baza gufata irembo bisabwa kwakirwa kandi amafaranga yanjye mubwira ibyo nayakoresheje. Ndambwira nti sinshaka kurushya mama, mubwira ngo nyakirira abashyitsi kandi ari abanjye. Namuhaye tariki 13 z'ukwa 8 nibwo bafashe irembo. Tariki 13 utari wamukunda? Ntago namukundaga. Wumvaga ari ibiki urimo?
kuko jye nari mfite umuhungu twakundanaga yabaga ari mu nzozi. kandi icyo gihe wari ukijya kumureba? Ya ntago najyaga njya kumureba, yanakoreraga hano, akora hano kuri MTN hano mu Mukindo nihakorera, kuko n'ubundi twarahuraga. we nyiri iyo mpeta? Aya ntabwo ari we nyiri iyi mpeta, akorera hariya kuri MTN mu Mukindo nihakorera, ariko agataha mu nzovi, kuko niwe nakundaga, ko twari tumaranye igihe kinini. Buriya umuntu ukumenyera ubuzima kumwikuramo biragora. Claude yageze iwacu areba uko hameze, niho hamushituye, nangije avuga ati byanga bikunda uyu mukobwa hari uko baba bameze iwabo, ariko ko wanyu hameze siko wameze nyine siko hameze, kandi iby'iwacu ni iby'iwacu ntago ari ibyanjye. Iby'iwacu ni iby'iwacu ntago ari ibyanjye, nkuko nanjye ntavuga ngo ibiri iwabo ni ibye, kuko ni iby'iwabo. yego. Noneho Claude umunsi bafata irembo, umunsi dupanga nyine itariki bazajya gufata irembo, arambaza ngo ese inkwano umuntu yakwa nangahe? Nambwe nti umuhungu ningira ikintu mubwira kandi ari cyo apfuye n'uriya, arabona ko njye nifuza. Njye ndangije ndamubwira nti nubwo wafata inoti ya 500 ukayishyira mu ibahasha, nta kintu byaba bintwaye. Ukoye udakoye no problem kuri jye. Ntago inkwano ariyo yubaka, inkwano usigaragaza urukundo. None ikintu cyantangaje, hari ikintu yambwiye numva ntashaka kuvuga. Buriya umuntu mwitegura kuba mwabyarana nubwo ntakimurimo, ariko tutarashwana hari byiza byinshi cyane yakoze. Njye naramubwiye ni kubera impamvu yanjye runaka. Ibyo ni byo umushimira? Ego. Yego. Inkwano ninjye uzayitanga. Ndamubwira nti wowe wari uyifite? Yes. Wumvaga watanga nkangaho? Ubwo nukwiko? Njyewe naramubwiye nti nyine twaganiriye ubushobozi bwe kumukunda. Yes, kuko yaratangiye kuvuga gufata irembo. Kuko uriya ukora kuri MTN, kuko yanakoraga yiga. Kwiga kaminuza yiyishyurira, naba no mu nzu yishyurira, nihahira, niyambika. We twe twaravuze ko tuzabana muri uyu mwaka twatangiyemo. Uramuretse? Yes. Watangira kumbwira ati hagati y'ukwezi kwa 5 no kwa 7 nibwo nge nawe twatangira kugeza umushinga wacu ku babyeyi bakadushyigikira. Okay, anamfasha no kuba nashaka icyo nakora kugira ngo icyo gihe kizagere mfite uko mpagaze. Ubwo noneho Claude ndamubwira jewe ndemera amafaranga 500. Nawe uzarenza ayawe wumva ukeneye. Arangije ambwira ngo shiringa amafaranga 500 yaba ari menshi. Ntushaka ko twatanga ngahe? Ngo uzampe 400. 400 narayamwoherereje kuri telefone. Maze kuyamuha kuko ari uruyamuhaye, nari nyamuhaye nawe akomeho mu bushobozi bwe. Ariko jewe nabimubwiye, nje naramubwiye nti hari ikintu yankoreye numva biranyuze. Ni igiki? Ntago ari ngombwa ko ngitangaza. Oya, ntago ari ngombwa ko oya. Naketse. Niba naketse ibyo byose Bari mbabari. Ntago ari byo naketse byanabaye nyuma yaranateye n'ivi. Ibyo uketse. Ibyo nketse subibwe ni iki ngiye ko nkeka. Ku myaka 27 mfite. Inde? Njewe. Ntabwo ndi umuntu udashobora kumenya. Ntago uri umwana. Yes. Yego. Ibyo nabyo uraza kubimbwira. Ni ikintu yakoze numva biranyuze. Kuko nagize akabazo runaka aramfasha cyane. Yego. Cyane pe. Nagize akabazo kangoye. Nubu nicyo kintu gituma umwibuka. Cyatumye nindaye ntanayikuramo. Uratwite? Impundu. Nicyo kintu cyatumye ndaye ntayikuramo. Congratulations. Nukuri kose. Ndangije ndavuga nti Claude yankoreye icyo kintu. Katwikomereze byinda turaza kubigeraho. Ndavuga nti reka mwiture. Ndamubwira nti ku nkwano nge ndemera 500.
we yambwiye ko ari menshi ambwira 400 ndamubwira nta kibazo ndayamwoherereza. Nyamwoherereje urumva bagiye gufata irembo nyine ibirori biba byiza nyine birataha birarangira. Uwo munsi yarampamagaye bafashe irembo ambwira nabi bikomeye. Yasinze ari muzima ntago Korode anywa inzoga pe. Mvuze ko anywa inzoga nabamubeshyeye abagore turaharabika ariko ntago Korode mu bintu nge namubeshyera cyangwa muharabike. Mu bushobozi bwe yambereye mwiza. Yego. Aho rwari rukomeye naramubonye. Yego. Naramubonye pe singiye kumusebya ngo ngende ngo mwandarike ngo nuko ibi byabaye ariko mu ntangiriro zanjye nawe byabaye byiza gusa nuko yakunda gutamukunda. Indi utaramukundaga? Nje ntago namukundaga. Kuko numvaga ko Steven niwe muntu wari undimo cyane bikomeye. Ariko nyine ndavuga nubwo afashe irembo uriya tumaranye imyaka 4. Kuko naramuhujwe na Joshua Ishimwe w'umuhanzi niwe muntu wari waraduhuje nge nawe. Niwe watanze passe? Yes, niwe waduhuje. Niwe waduhuje afite n'indirimbo yiwe yakoze yaririmbyemo. Niwe wari waraduhuje. Uko yagenda nawe yakoze byiza byinshi nanjye namukoreye byiza byinshi niyo mpamvu kurekana nge nawe byagoranye ndetse yemera no kunshyigikira mu bukwe arambwira ati mu murenge mu gushyingiranwa mu gusaba mu gitondo fanta zizakora yemeye kuzitangira zose. Ambwira ati fanta zose uzakenera gukoresha mu gitondo kwakira abashyitsi ibirayi uzakenera gukoresha. Anyoherereza amafaranga 215,700 niyo nabikuye kuri telefone yanjye. Ako nyine ndavuga nti kugumana nawe na Korode turi kumwe bizaba ikibazo. Korode bizagera harakare. Ubwo urumva Korode umunsi bafata irembo nicyo narengezeho. Korode yambwiye nabi numva ndababaye. Ambwiye nabi ikintu cyakurikiye ambwira ngo ndashaka inkwano natanze. Byari bigenze ute? Urumva amafaranga yatanze ngo nayo yagujije. Ntiyabimbwira. Ndambwiye se iyo utanga uko ubushobozi bwawe buri wagiye kuguza amafaranga ugendereye iki ugamije iki kuki wabikoze utabimbwiye? Ese ni icyo umugabo akora atabwiye umugore cyangwa ni icyo umugore yakora atabwiye umugabo? Ngo ngiye ngo numvaga ngo abapangayi bazanyishyura ngo ngahita nyasubizaho ngo none ngo nayagujije ngo arangoye ngo aranzengereje ngo ari kunyandikira ngo ndayashaka. Byarambabaje cyane muri iryo joro na mama ubwo muhamagaye aka kanya ntabwo azi ko naje hano nta kintu n'iki na kimwe azi kuko mvuye hano mugandi ngiye kwa muzehe ku Gisozi. Mama yarababaye ahita anambwira ati nta mugabo urimo n'imbwa. Ni mama wabyivugiye ambwira ati mwana wa nubwo uyu musore umukunda ariko n'imbwa. Kuko yari amaze kuvuga ngo mumusubize inkwano. Nyine muri iryo joro urumva ntiyigeze ambwira ko amafaranga yagujije. We yagujije yaramubeshya aramubwira ngo ngenda yagusubiza kuko yumvaga envelope bari buyime. Hanyuma niba aratekereza ko ndi buyakoremo nkayamuha nje ntabwo mbizi. Arangije arambwira ati ndashaka ese envelope bayiguhaye. Ndamugani nge ndi ku Gisozi nta envelope mama yari yampa. None se wamuhamagaye ngo kamubwira akayiguha. Ese ndamuhamagara envelope ayime kejo n'ubundi shaho cyangwa ejo bundi k'inkwano nzayifata ko mama ari umuntu wakira amafaranga menshi cyane ko nayo umurenge ajya yafata nayo umudugudu kayafata ko nayo bitara yafata. Ubwo ko kurumva mama yajya kurya amafaranga yanjye kandi abizi ko ari inkwano ngomba kuzamubaza. Arambwira ati hamagara mama wawe aguha envelope. Ndamugane se mama arampa envelope n'ubundi kejo nshobora kujyayo ko nayizana uragira ngo nkore iki? Korode aranzonga pe aranzonga no guteka birananira. Bitampamagara mama akiri ku murongo nawe abyumva
mpamagara mama ndamubwira nti ma ndashaka inkwano bakoye. Mama arambwira ngo mvirope ninjye bayihaye ntabwo ari wowe bayihaye. Ndamubwira nti ma wambabariye mvirope yiha umumotari igenda mwishyura. Mama arambwira ngo mvirope ninjye bayihaye ntabwo ari we bayihaye. Mama ndamubwira nti umugabo amereye nabi ashaka inkwano. Mama yarababaye numva akababaye. Mami yababaye hari igihe avuga nabi. Claude mpita mukupa mpita muhamagara ndamubwira nti rero mubyeyi umugabo yambwiye ngo arashaka inkwano bakoye. Mama yahise ambwira ngo uriya si umugabo n'imbwa, inkwano bagukoye ari we bayikoye niwe bayihaye. Ese niba arazi ko ahindukira akayikwaka kuki atayigumanye? Mama naramubwiye nti nyine simbizi wimbaza ibicucu ntago nzi, wimbaza byinshi ntago mbizi. Mbaza ibicucu ntago nzi impamvu itumye asaba inkwano. Nanjye byarambabaje. Mama tumurazaho inkeke idashira dushaka iyo nkwano pe, tumurazaho inkeke idashira. Nanjye nkibibona pe uburyo nsabye inkwano numva ndababaye. ubwo yarangahe bari bamuhaye? N'ubundi 400 niyo yashyizemo nta yandi yarengejeho. 400 niyo yari yashyizemo n'ubundi nta yandi yarengejeho kuko mama byamuteye umujinya. Iyo mvirope ahita yihambura n'ubundi arebamo asanga n'ubundi ni 400 namwoherereje kandi yambeshye ngo yashyizeho ayandi, usanga nta yandi yashyizemo. Byarambabaje cyane birangora, birambabaza. Birambabaza pe. Bwarakeye mu gitondo inkwano atuma umumotari we. Ndamubwira nti igihe nta mumotari nziranye nawe, umumotari uziranye nawe mutume mu rugo agenda yizane. Atuma umuntu mu rugo, inkwano baragenda barayimuha arayizana. Icyo gihe nari ntarakatira umuhungu twari turi kumwe, nari ntaramukatira kuko naravuze nti umuhungu nzamubwira ikibazo cyanjye ko ntakiri mu rukundo nawe twateye igikumwe. mwari mutari mwajya mu murenge icyo gihe byose? Yes, tutarajya mu murenge kuko umurenge bawuduhaye mu kwa 12 bafata irembo kuri 13 z'ukwa 8 atera ivi kuri 20 z'ukwa 9 nibwo ateye ivi. Noneho Claude ndamubaza nti se kubera iki inkwano yisubije ngo nafashe ideni ahandi? Ndamubwira nti se ko amafaranga ari igihe wayakoherereje. Arahakana ngo ntayo namuhaye. Nta kindi nabirenzaho, narabyakiriye. Naravuze nti n'ubundi umuntu wari uyampaye n'umugira neza wari uyampaye. Arambwira ati nshaka kugufasha kuko njye nari ndi kwiga ibintu byo gukora keke no gukora amandazi no gukora n'imigati. Arambwira ati nshaka kugufasha noneho witeze imbere, nyine udufaranga two uzajya ugenda ukora nyine uzajya utwongeraho. Ndavuga nti n'ubundi uwayampaye ntaho yagiye cyangwa se Imana yamuteje kuba yampaye amafaranga, nzabona n'ayandi. Claude duhera aho dushwana dutongana, ngeraho ndanamuboroka. Ngezeho muborotse yakoresheje indi nimero, arambwira ati ndagushaka. Ndamubwira nti nshakira iki? Nk'iyo wifata ugakwa kongera ugasaba inkwano, ese byibuze ukuntu. None ikintu cyambabaje tarya gukoranuza gusa gusubiza inkwano, ikintu cyambabaje kikambabaza cyane ko yahamagaye mama aramubwira nubaka kanya ngo naguha nimero ya mama. Ubwo yagusubiriramo amagambo Claude ubwe bavuganye. Yarambwiye ngo inkwano ni y'umukobwa ngo ntabwo ari yawe, ngo ndavuze ngo iyo mvirope ngo igere ku mukobwa. Mama ati burije bibaye 5:00 z'ijoro, humura amafaranga ejo umukobwa azamugeraho. 11:00 motari yarageze iwacu. Mvirope mama arayimuhereza arayitwara. Ndangije ndavuga nti ubwo ntaratandukana n'uri yanjye nta kintu bimbwiye
kubava mu buzima bwanjye nta byanjye wariye nanjye nta byawe nariye ariko 400 mbese nyine nyafata nkaho nayataye cyangwa se nahuye n'umuntu akayanyambura bifata gutyo ndanabyakira numva nta n'ikintu binambye ariko umutima ukambwira ngo humura uzabona ndi murashwana twarashwanye turatongana pe turatongana wumva wanabivuyemo byo kubana nawe twaratonganye hahandi turanatukana byimazeyo turatongana tumaze gutongana hashize iminsi 2 tutavugana kuko aho nabaga ku Gisozi yari ahazi hari irya deperi ngiye kumva numva kuri gate ari gukomanga akomanga nagiye Kacyiru Cyeco arambwira atarine ntahari ati ndamushaka arine ntahari ndamushaka umuhungu yanga kuva mu gipangu Mera kuko nankunda kumwita Meri nda aramamagara arambwira ati se mwana wa uri hehe ko natewe ndambwira ni so wabaye iki atoya mbabarira ngenda gushaka ngo nahise mfata moto ndagenda sanga Claude yicaye kuri escalier ndamubaza nese ushaka iki Mera yatambwira ngo niba muziranye musohokane nta kibazo amasaha yo guteka nagera uraza uteke Claude namubwiye ndi basi ngaho urabona aha ni mu rugo rw'abandi iwacu urahazi warahagiye ngaho sohoka tugende ambwira ati mpa mahirwe ya nyuma mu buzima nkwereka aho tujyana ndamubwira nti niba ugiye kunyica se nabibwirwa n'iki niba utagiye kunyica yarambwira ati ntabwo ngiye kukwica ntabwo ndi umwicanyi twageze hariya ku kabari gahari kari ruguru y'iwabo niba bahita ngo kwa Rugamba ntabwo mbizi twaragiyeyo nsanga yaguze isaha arambwira ati iyi ni isaha nakuguriye hari udukuteri tw'utuburutofu natwo nsanga nitwo yaguze arambwira ngo basi niba warigeze kunkunda ijoro ryawe wafashe uganira nanjye ijoro ryawe wafashe ukemera ko nakubera umugabo ngafata irembo basi nyubaha wakira ibingibi byari biri mu kamvirope gatoya ndagafata arangije arambwira ngo mbabarira umpa amahirwe ndambwira nti wipfukama ntuzapfukamira umugore nubwo wanashaka umugore mu kabana uzi kuri mu makosa ntuzigera upfukama kuko ipfukamye umugore aragusuzugura niba usabye imbabazi zikurimo bisabe wicaye ntabwo ushaka umfukamira kuko yaranzonze ndavuga ni sinshaka kwiteza abantu bo mu kabari ndambwira nti ndakubabariye ariko kuri telefone uraza kumbwira icyabiguteye ndumva byaranagarukiye nawe nanwo kuri telefone twigeze tubiganiraho murongera usubira mu mushinga of course twarasubiranye ariko nubwo twasubiranaga umutima wari ufite ahandi hantu mama wawe yabyakiriye ate mama we kurumva yari yaramaze kuvuga turi mama abasore n'imbwa na mukuru wanjye nakubwiye ngo nushaka kumbwiye ngo he nimero za cyangwa za mukuru wanjye ku nkwano yabizi ibintu bwe nusanga hari na kimwe nkubeshyeho Imana izabimpane cyangwa izampe kubyara nabi mama yarababaye mukuru wanjye arababara n'umugabo warababara nyine bavuga ati nuko ari umugabo mugenzi wanjye ariko mu mutima wanjye hari ijambo mugeneye ararimbwira ndavuga nti nta kundi nabirenzaho nyine aransebeje uwari Marene twaraganiriye ndamubwanirega mfite ubukwe umuhungu yakoze ibi n'ibi yakoze ibi kuko Marene wanjye bizu yaramuzi kuko mu Kiyovu nahabaye igihe kinini cyane noneho bizu aza kumpostinga navuye iwabo apostinze munsi yanditseho amagambo y'icyongereza urumva Marene nyine yarabibonye arambwira ati none se runaka ko yagupostinze wowe nawe niwe mugiye kubana runaka ntago bikiri kwa kundi bigera kwa Joshua arambwira atari
utazankoza isoni, uri umuntu nubaha, ntuzankoza isoni. Ndamubwira nti wape ntago nabikora, ariko ndavuga ni nyine nzicara hasi nyine tubiganireho, nawe ni umusore nyine yahinduka. Biba bigeze ku wundi mumama, birabababaza bose. Umumama w'Icyangugu umwe niwe wampanuriye ntamuzi, nawe atanzi. Arangije arambwira ati ntabwo nkuzi, ariko nimero yawe nayihawe n'umuntu. Mwese niba yahawe n'umuntu utanzi byagenze gute? Mbifata nk'ibinyoma nyine ariko ndabyakira. Arangije arambwira ngo umusore mugiye kubana ntago muzigera mubana, wafite icyo ashaka, naramuka atakibonye ntago ubukwe buzaba. Aranambwira ati nushaka umubwire nkwandikira urwandiko nanagusinyire, nta bukwe ufite wowe, ubu ufite n'undi muntu ariko ntago bufite n'uriya. Ndamaze kubera iki? Ambwira ati Imana ngiye bwanjye nivuganiye nayo, irambwira ngo nushaka ureke gushora umushinga w'ubukwe, ntago uriya muhungu muri mu rukundo, wubwo afite icyo ashaka. Wanga kumvira Imana. Of Ntabwo uravuga course ati, narabisuzumye nyine njyewe numva niba umuntu akubwiye ngo ntabwo njye nakweretswe ariko nimero nayihawe n'undi muntu, ako kantu niko katumye jyewe mbica amazi, sinabyubaha sinanabyumva. None ubwo nyine urumva uko iminsi yagendaga izamuka, uko apostinga ndagenda ngera iwabo, nari nakoreye n'ahantu zara mu Kiyovu, ngera iwabo poza nyifatira iwabo, ndateka ndarya. Ubwo twafashe umurenge tubihisha abantu bose, ariko mama arabizi, ariko iwabo nta n'undi muntu ubizi uretse Mama ntabwo ugeze kubuza? mama. Nta kintu yabivuzeho kuko urumva umurenge bawandikishije bafashe irembo. Nyuma y'ibyo bintu byabaye by'uko bamugarurira inkwano, ntago mama we yigeze akubuza? Byabayeho. Nawe wanga kumwumvira? Of course. Yego. Nanze kumwumvira. Marene arambwira tura ntago ari umugabo. Nawe wanga kumwumvira? Mama Joshua arabimbwira, nanga kubyumva. Madamu Tom Koroza arabimbwira, nanga kubyumva. Abo bose muraziranye? Yes. Anita Penda arabimbwira, nanga kubyumva. Muziranye mu biki? Ni ibintu nyine biraho bisanzwe, nta bintu bikomeye nziranyeho nawe, ako birazwi. Ijambo rya nyuma nahaye agaciro dore imbogo. Dore imbogo twahuriye Kabuye, arangije arambwira ati reka nkubwire, ntabwo ari ishyari ry'uko ugiye gukora ubukwe, ntabwo ari ishyari, ariko ntakubeshyura ntago ari umugabo mugiye kubana. Abikuye kuki? Ntago mbizi icyo bimuteye, arabimbwira. Umusore bari bari kumwe bamwita Inosa aravuga ngo bivuga ko ari ishyari, ngo abakobwa b'iyi minsi, mbese nyine tubiteraho comment, mbereka amafoto yiwe. Barangije barambwira ati shati gusa umusore ni mwiza atariko ntago umutima we nanjye. Ubwo se kwifoto subwo wabona umuntu ukamunenga? Ntabwo mbizi pe, kuko Korode namuhana. Akora mutipe n'umusore ugaragara neza. Korode arasa neza, n'umusore mwiza unasa neza ushinguye, ntago ari umusore mubi. Ntibyari kwitwa ko ni n'umugabo uzi no gushaka amafaranga. Korode ni n'umuntu ugira ubumuntu. Korode nta kibazo wagira. Njye nakubwiye ngo Korode ntago namusebya ibyo yankoreye. Nyuma yaho nubwo yafashe inshuti zanjye akantandukanya nazo, ariko kuko zo zari zinzi, zo zambaye hafi, zirankomeza. Reka twikomereze tugere ku intambwe yo ku murenge. Ubwo urumva intambwe ku murenge, oya atera ivi. Yego. Musa atera ivi. Musa atera ivi, umuntu yarambwiye ati shaka agaprank umukorera. Uriya Jeannette Bahavu ajya akunda gukina uduprank ukuntu. Arambwira ati mukorera agaprank hanyuma ndaza kukwereka kuriya mugabo atagukunda. Agaprank ndagakora. Kameze gute? Ntago ari ngombwa ko nkavuga nawe arakazi. Utuntu twawe twose tw'amabanga ndiko dukeka. Agaprank ndakamukorera. Nkamukoreye yarababaye. Ababaye arambwira ati sheri, ejo wanyemerera tugahura? Tumugane nta kibazo tuzahura. Hanyuma aza guhamagara umumama wo mu mujyi, aramubwira ati nshaka ko nshakira ikanzu nziza, amuha ifoto yanjye.
nshaka uyu mukobwa umumpera ikanzu nziza cyane, hanyuma naza aho ngaho kuyifata azayambare njye nunkoreshereza ururabo, nshaka kumuterera ivi ariko ntuzabimubwire. Claude urumva we yambwiye ngo aranshaka, ariko nyine ngira ngo ni bya bindi bisanzwe. Nabwo icyo gihe abimbwira nabwo ndi hano ku Gisozi. Ubwo urumva icyo gihe nari maze iminsi mvuye i Gisenyi. Mama ntuza bamwita mama nde, mama nyine ukorera mu mujyi ucuruza imyenda y'abageni, amuha nimero ye yanjye arampamagara, ndagenda njya mu mujyi arambwira ati ndagushaka byihutirwa, ndi mama wa Bizu, yego ndi mama we ariko ndi umufamiliye we, ngenda gushaka byihutirwa, ni moto ndemeranye itege. Hamagara Bizu, Bizu arambwira ati oke wisuzugura umubyeyi. Biza nkubitira inoti 5,000 kuri telefone, ambwira ati nitike nguhaye genda ujyeyo. 5 ndayafashe, ubwo ndagiye njya mu mujyi, arambwira ati ambariye ikanzu kandi ntunkoze isoni. Si umurenge kari mu kwa 12, ikanzu ko nzi ko yambara abagiye muri civile, ibi ni ibiki? Birancanga. Nyuma y'agahe gato mbona ururabo ruraje, ariko baranjijisha barambwira ngo reba hariya hirya. Ndahareba ururabo nyine bahita barukubita mu ntuza mu bya bikapu nyine by'ibishashi. Ikanzu barangije bahita bashyiramo imyenda nari nambaye, kuko ikanzu umva nari nkiyambaye, bahita mbwira ati ngwino nkwereke. Ndagenda njya muri salo bankorera umusatsi neza. Ubwo ahita ambwira ati noneho ngwino tugende. Turamanuka, tumaze kumanuka turagenda, usanga Biza ari hano kurara Rume. Mfate tagisi vatire. Ubwo naragiye maze kugenda twinjira hano kwa Rugamba. Nsanga harimo Loliporo n'abandi bantu benshi cyane ba Berita. Loliporo uhe? Ya mbwa bene wanyu ngo ni ntuza mana. Inde? Paul wese kandi abije mwate. Narahamusanze. Niwe wari wabaye musi. Niwe ngo ari umusangiza w'amagambo. Ubwo ndagenda ndamusanga n'abandi bahungu benshi buzuye sare. Ubwo nahamagaye umukobwa, nabonye nambaye ikanzu ngiye muri salo, mbona nyine ibintu biragoranye, ndavuga nti Simana. Se Claude njyanye muri famiye yi. Ndavuga nti subu ambonyemo ubutindi ku buryo ashobora kujya kunkodeshereza ikanzu, kuko nagira nambaye ikanzu y'abageni, ku buryo nge abona nta myenda ngira nakwambara ku buryo nagira. Oke ndabyakira, nahamagaye umwana w'inshuti yanjye akorera ku Kinamba, ndamubwira niwe nshuti ngira hano kandi iri hafi, mbabarira umpe boss we tuvugane. Musabira uruhushya aza mu rugo aho narindi, muha imyenda yanjye aba ariyo yambara. Aramperekeza duhurira hano kuri fawe, hano ku kazi k'abagenzi, ndahamusanga ariho yicaye. Ubwo uwo mama arambwira ati ngwino twicara hano tunywa agafanta. Agikingura umuryango mbona Bizu n'impeta araho. Mana niba ari ikintu cyantunguye kuri Bizu. Nashatse kumukoza isoni, nubashye umumama twazanye, nubaha na essence yabo. Ntabwo Bizu ari we nubashye, se we nahaye agaciro. Njye nubashye umumama twazanye ko ni umumama ukuze, turi mu mujyi yanyitayeho bishoboka. Mbona amafaranga atanze, nge nta n'ijana ntanze, guteresha makeup, guteresha inzara. Mbona nkoreye ibintu, ndavuga noke kamba ari we nubaha. Ndamwubaha mu bantu. Uratega. Yes. Bayishyiramo. Uti ndabyemeye. Sa. Ntakubeshye. Ibyishimo bari byose hariya. Uri umuntu yakwambitse impeta. Narabibonye mbivuze mbeshye ko ntishimye naba mbeshye. Nawe urukundo rwanjye nawe rwanyarwo rwatangiriye. Iryo joro. Aya.
muri iryo joro hari mu masaa 8 z'amanywa. yes ikirori kiraba ngo umuntu yateye ivi burya ngo burya wanararada. ntago mbizi kuko ntabwo nararanye nawe nabyo mbivuze naba mubeshye sibyo bivuze ge naba mubeshyeye naramwubashye yankorera ururabo rwiza pe rwiza rusa neza rwiza pe rusa neza mbona n'impeta mpaye ari nziza n'isaha yarwo n'agasakoshi keza cyane numva biranshimishije ndataha ngeze mu rugo naramuhamagaye ndamushimira cyane bishoboka naramushimiye urukundo rukomeza gutyo ariko n'ubundi amakimbirane agahoraho tugahora dutongana ariko nyine bya hato na hato dushwana bya hato na hato abantu batangira kumbwira ko Claude afite abakobwa yagiye aryamana nabo hirya no hino okay mbyima amatwi kuko icyo gihe urumva amafoto kandi wowe wari utari waryamana n'umuntu ukiri isugi amafoto yaratarasohoka yasohotse ari ku mugoroba ahita apostinze hari ababibonye nyine tuziranye barambwira ati na nisaha ntabwo uremera ko atari umugabo ni umugabo w'abandi si uwawe pasiteri wa DPR hano Gasave yese amagara kuri telefone kuko aho nakoraga yari afite nimero z'uwo musaza kuko umusaza aririmba muri korali inshuti z'umwami bambwira ati mpa nimero z'umukobwa uri mu rugo iwawe nimero ati pasiteri Aline muraziranye ati nimero ze ndazishaka cyane bikomeye kandi unyubahe nk'umuririmbyi wanjye nimero yarazimuhaye pasiteri arampamagara arambwira ati genda gushaka ku rusengero kwa 5 ndagushaka mbwira Mary nti rero ni kwa 5 hari ahantu nzajya saa 8 Mary arambwira ati se wabonye ikiraka ndambwira ntabwo ari ikiraka nabonye ariko hari umuntu nzajya kureba nti kandi ntabwo ari kure Mary ati ibyo ntibindeba gahunda neza ibyo ntago bindeba urumva naragiye njya ku rusengero pasiteri amanukana ahantu twicara ahantu arambwira ati ntaho nkuzi ariko umuntu agupostinze ndamuzi asengera hano ntabwo ngiye kumusebya hago nanga ko yubaka nibyo twishimira kandi n'Imana irabyishimira ariko uriya mugabo si uwawe bwari ubuhanuzi ntabwo mbizi nyine we nuko yabimbwe kuko jye nibwo bwa mbere abarokore bica ubukwe batari bo bagiye bica ubukwe agari kuvuga ngo bica ubukwe abo bose bagiye bambwira ntaho banze cya kabiri ibyo bavuze byabayeho ryari yerekwa babonaga byashoboka nuko bahanaga utari kumva ngo baguhanaga ugenda kandi buriya iyo umuntu agenda ntago aba yumva ko buri mu rukundo kumuhana biragora kandi wari waramaze kumukunda ese umuntu yaguterera ivi ntumukunde icyo gihe mwari mutari mwaryamana aya cyari bitarabaho ako byaje ko twaryamanye rimwe tanantera n'inda yes rimwe inda kwahamya ko nacyo gihe yarambwiye ati nguteye inda kandi ndabizi aho turaza kuhagera sa ukunda inkuru ziraryoshye rege izi nkuru sa ukunda inkuru mana yanjye umunyewe ikiganiro gishaka kigera amasaha 2 ariko aya nditahiye none sasa reka tugere ku murenge sa uri umuntu ukunda inkuru uburagiye no ku murenge mugiye gusezerana twagiye gusezerana n'ubundi tumaze iminsi 2 dushwanye ariko ibyo bintu byose kuki bitakwerekaga ko urumva mama wawe umubyeyi wawe na mukuru wanjye ushyireho abahanuzi baguhanuriye dore imbogo yarambwiye mama w'icyangwa garambwiye dore imbogo yarahanuye cyangwa yari yirebeye gutyo cyane gutyo yari yirebeye
umutipe bari kumwe arambwira ati uyu musore ni mwiza ariko umutima we wapi cyangwa babonaga ari bogare kukurenza bakabagatesha ntabwo mbizi uko babitekereje ariko burya pasiteri yambwira nkumva ntabwo mba narangije amafaranga yanjye. wangiza amafaranga mu bikise ku murenge se nabwo niwe ibintu byose wabikoze byakozwe nande n'umugabo urukiko rwakirwa nande urukiko n'urw'umugore harya ni urwande umusore ikintu akora ku mukobwa ni ukwakira bavuye kwa pasiteri ku mugoroba nabwo no kugura imyenda barafatanya barumvikana. Abantu mudukurikiye mumbwire y'abantu bavuye mu murenge gusezerana. Umurenge ni umukobwa wakira. Umukobwa niwe wakira. Okay, pasi arabizi afite hafi gusezerana. Se cyane cyitwa pasi. Akuru urusambo sha. Uriya nawe akunda ariko niyo mpamvu ariko yaje kwicara hafi. Akunda inkuru. Yego. Saya akunda inkuru kukurusha. Ndewe mba naryohewe. Bayavuga ngo iki gikunda hari ikitwa hari witwa ntuza Tupac. Wakunda inkuru kurenza igihugu cyose mwe muzi. Reka twikomereze dore naryohewe. Ku murenge mwarasezeranye. Ivanga mutungo risesuye. Mu kanya gato wavuze ngo uriya muhungu yari yagukurikiyeho ibintu. Wa mukobwa we. Ibiki ibintu wari ufite bizu yarakurikiye bituma apanga gusezerana nawe byihuse. Ntago mbizi niwe ubizi niwe babikubwira. Ibiki yari yaraketse byibuza ku buryo bishobora kuba byari byamukuru. We yarabizi nabo yabibwiye. Hari ibyo wari waramweretse? Yabonye ibya hato na hato. Ngo ufite ibipangu. Ikindi inkuru yawe nayumvisheho mu mahushuka. Ntabyo ngira. Ariko byavuzwe ko mu bintu bya mbere bibaho byabayeho amakosa bati uriya muntu ahubwo twanasanze ati abantu bagukurikiye bagasanga ngo wari umukozi wo mu rugo wiyemera ibipangu ubeshya umwana w'umuhungu ko ufite amazu amageretse atageretse ugira ute umukura mu bye yemera ko musezerana mumaze gusezerana arabibura asanga nawe kumbi uri wo kwifashirizwa. Izo nkuru ko nje wari uko nazumvishe nizo cyangwa sizo nimba atarizo ukuri nukuhe banzu unyumve neza. Shanda kumva umuntu wese afite uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka. Yego. Wavuga ko ndi indaya, wavuga ko ndi umukozi wo mu rugo, wavuga ko ndi umuhinzi. Yego. Icyo wamvugaho cyose. Ariko bayo uri umukozi kaba ari akazi kagutunze meze neza nyine kaba kagutunze. Yego. Icyo wamvugaho cyose. No problem. Haci byaba bintwaye. Ibyo ariko nukubeshya. Korode. Ayo nama kuri agiye avana hanze. Kuko nageze ubwo nkoresha konte ye. Arabizi nge nawe burya umugore n'umugabo ibyabo ni ibintu biba bigoye ntimukajye mubyivanga. Ubundi nk'ubu wowe Samu niba tumenyanye uyu munsi wambonye muri iyi kanzu ntuzi niba nayitiye ntuzi niba ari yanjye naguze ni yawe kuko irakubereye. Umuntu araje arakubwira ati nyamara uriya mukobwa irakanzu yambaye niyo yatiye. Siko akubwiye niyo mpamvu urishakira mu nyir'ubwite nyine siko akubwiye sabwe ko ariyo natiye kandi njya kuyigwa ntitwari kumwe. Ariko wowe uzagira gute uzabyemera nyine kuko habonetse iki n'simwe bwa mbere mvise umuntu asebye undi bajya bavuga ngo nuvuga inkuru y'ahantu utaragera uzayivuge gake ku buryo nuhagera utazabura icyo uvuga ukahasebera uzigarura nyuma bitagikunze. Yes. Kuko nageze aho nkoresha konte y'abizu ayo nakoreraga yose niwe yacagaho kugeza ubwo namubwiye nti nta simukadi yawe arayimpa nkajya nanayihemberwaho. Nyaga kumpa amakuru ye menshi. Amakuru avuga gute? Nahabwaga amakuru menshi cyane atandukanye harimo nawe ubwaye nyihereye. Sibyo? Iyo buraya se? Nubwo yaba ari indaya n'umubiri we yajyanaga. Sibyo? Ariko abantu barabeshya.
biba yari ibyo byatumye usenya ngewe nagusubizayo ntago aricyo cyatumye nyesenya ntago aricyo cyatumye nyesenya sibyo cyo cyatumye nyesenya umuntu wa mbere watumye bizu ibi byose biba yego harimo Loliporo Loliporo yes hakabamo Ntuzare Monde abo ngabo ubwo baraza kwiyumva iki kiganiro barakireba ndabizi abo bose abo nabajene n'urungano rwe bakuranye nimbwa ariko zigenda mu gitondo na nimugoroba have iki oya have iki abantu b'abagabo jureka ibiriho babivuge ntimukajye umuntu avuga ibiriho nangeza ngo murakare sibyo bagusenyeye gute kugeza ubwo korodo bwe kwararyamaye ndamugane koro urabizi kugira muryamane rero byagenze ute habayeho nyine kuba nasohokana nawe nyine bibaho uramuha ntamuhasa abaguteye ntamuhara ibiguyemo nese naye kureka kumuha ubugoye mu cyaha abantu b'abanyamakuru usambanyi mwari mutari mwajya imbere ya ntuza ya padiri cyangwa ya pasiteri ngo abihe umugisha ubugize utya ubwo ushaka kuba ari nabyo byatumye imyuka mibi yinjira mu rugo rwanjye karusenya bintwaye ikize mbayeho neza ntacyo mbaye kuva yagenda ariko rata icyo ngushimiye ni ukuvuga ati haguyemwo akabebe none tagwamo se katwikomereze inkuru ati turasohoka aransaba ndamuha abantu bo ntibakigora nese ikibazo nibaza niko mumbwire ubu gusaba ntago abantu bagisabiriza n'ugusaba oya reka twiganire rata oya reka akoze ugiye byarangiye okay ibyo ngibyo oya se nawe usoreje ikiganiro se kubera ko mvuze ko musabye oya se kandi Arine fata mikoro ariko tuganire Arine agiye kurira bashaka gutya abantu baza kumva ko ukuri waruje gutanga uri kwikiza ari we wampamagaye ukambira ngo ushaka kuvuga nese impamvu je naguhamagaye sibyo wabonye ko narwaye kirenge nukuri naguteza wewe bwa waramagambwa ngo ushaka dukana ikiganiro biba ngombwa ko ntaboneka bitewe n'impamvu uyu munsi urambira ati ndaje aho nari bubonekere ndarwara yego aho nabonekere Imana ikoreze gukiza reka dukomeze twiganire none ngewe kuko waragumya ngo ndakubeshya n'ibindi niwe muntu wa mbere noneho uhagurutse mu kiganiro kandi wari ufite ibintu byiza reka ibyo tubyihorere ibyo uko twahamagaranye uwo wavuze yuko namushituye nkamubeshya nkamubeshya ko mfite amazu n'ibindi sibyo uwo sinigeze mbimubwira sinigeze mbimuganiriza yego uranyumva neza nta nshuti yabizu nigeze mbwira ngo ngewe mfite inzu mfite ibi nibi uranyumva yego haro nabibwiye nawe ubwe ntabyo wigeze umwereka nawe ubwe nta kintu cyanjye ndakimwe azi ibyo birahari se uwo wabivuze akajya kuvuga ko navuze ko mfite ibiki n'ibindi yigeze akubwira ko nafashe telefone nge nkamubwira ngo ibintu ariko nawe wavuze ngo bizu yagukurikiyeho ibintu uko yageze iwacu uko yahasanze twubahane uko nakubwiye ngo bizu uko yasanze iwacu hameze ashobora afite uko yantekereje yazoga umwana n'uwo mu ngagara bigahita bimutandukanya n'uwo bari kumwe bigatuma yumva ko yakundage niba yarageze iwacu kandi ibintu by'iwacu ni iby'iwacu si ibyanjye njye nishakira ku giti cyanjye niba yarageze iwacu akagira uko ambona kandi biriya ni ibya mama ntabwo ari ibyanjye ntabwo nta nubwo hazi n'akazi nkora uzanabimubaza bikubwira nta nubwo aza ari mugiye gushakana mutari mwamenyana rero sinzi akazi gusa we yambwiye ko nta kazi agira yambwiye ko nta kazi agira ariko kuba nta kazi agira si cyo nta kigi byari bintwaye kuko njye naramubwiye ngo njye n'agataro nakikorera ariko tukabaho uwo wavuze yuko mfite inzu sinigeze muhamagara ngo mbimubwire ko mfite inzu wakubwiye ko mfite iki n'iki n'ibindi ntawe nahamagaye ngo mbibwire ayo ni amagambo mugenda musasira umuntu yo kugira ngo mushake ikintu bita icyitso niyo mpamvu nanjye sinkunda imbwebwe zigenda zirwa zibwejagura hirya no hino ntabyo njye nkeneye jya uvuga icyo uzasubiramo ukora ikintu uzasubiramo uti hari abantu aba arabibwiye
ntawe wabibwiye Ntabwo nabibwiye. niyo mpamvu Nyine shaka niyo mpamvu ubona bibwiye. reka ibyo tubyihorere twikomereze twiganirire rata Aline ureke kurakara wirakara abantu batanavuga ati uvuye mu kiganiro se Ikintu kimbabaje kimbabaje ndakubwiye ko nta kazi ngira yego siko twatangiye ndakubwiye ko ndi iki uri ushabitse uri umusherisheri uri umututravu ibintu byose ubikora ikintu ntakora ni ugusambana no kwiba ntuzabikore mu izina rya Yesu ariko agataro nakikorera kugira ubone uburyo nkabona umwenda ashaka nkabona icyo numva ashaka sinzigera njya gutegera amaboko umuhungu ngo mubwire ngo impa mfite imbaraga zanjye ari none nk'umuntu wari uvuye mu murenge watandukanye none kuvuga ngo nabwiye bizu ngo mfite ibingi bava mu rukundo nakubwiye ngo ni biki Remonde sintinya kubisubiza iki ni ikiganiro kizabonwa n'isi yose yego nta muntu muri iyi si ntinya ngo ndamwubaha Remonde ntani na Liliporo of course abo babiri nibo bagusenye nimbwa kuva mu gitondo kugeza umwaka urangiye no kuvuga ngo bizu nta kintu umugaya uragaya abo babiri bizu icyo mugaya yarabumviye we yaragiye banza wumve bizu yakumuvana mu rukundo baramubwiye ngo umukobwa kumuteye inda umukobwa uzi uko abayeho umukobwa kumuteye inda kabyaramenyekanye ese uzi icyo afite ese wowe ko nta kazi ufite ukaba ufite amazu kandi amazu y'iwabo afite ntabwo araye kuko iyo nta cyangombwa ufite ntabwo ibyo bintu bari ibyawe yego cyo tukemeranwaho cyane iyo nta cyangombwa cy'ubutaka ufite ntabwo ibyo bari ibyawe rero ndi umuntu uzi gushaka amafaranga Claude nta mafaranga mukeneyeho icyo wari umukeneyeho ni urubuto of course wararubonye ntacyo bintwaye naranamubwiye numva nkubwira mwakoze divorce se azagenda atane na nyina cyangwa atane n'isi oya wirakara bana ntakenera gatanya ntayo uzamuha azagenda atane na nyina cyangwa atane n'isi yes cyangwa atane n'ijuru ntago wamuha naranamuhamagaye ejo bundi aramagara arambwira ngo ndashaka kohereza amafaranga ugenda ugura imyenda y'umwana ndamubwira nti ngura imyenda y'umwana wowe wanteye ndage mfite inda yawe ngo none se ndafite ndamubwira nti igihe twaba tumaze cyangwa si igihe tumaze Liliporo amubwiye ngo umwana navuka uzagenda upimishe DNA ndamubwira nti rero wihangayika nawe kubwira ngo ugenda upimishe DNA wihangayika nta sogisi nzagusaba nta mituweli nzagusaba nta kintu kimwe nzagusaba nkwereke inshuro yamamagaye muri iki gitondo papa w'umwana amenywa na nyina simukeneye muri life yanjye by the way ariko umwana utwite nowe atari uwe nanajyana icyo tusapimisha DNA awindi arayemera niye ariko je nta kibazo mfite simukeneye mu buzima bwanjye siko cyo dashaka guhunda umwana gatanya ngo yishakire undi ashaka undi azagenda ashake nyina cyazagenda ashaka undi mu rani imbo bigenda nijoro kuva mu gitondo kugeza ni mugoro arara mu bagore bakeya se surumva utari none sumuri twagiye kubana ryamana nabangaye twagiye kubana ryamanye n'abasore wigeze umufata se ubwe reka nkubwire navuye ngo kine kiganiro ubwo azabona ibyaturutse mu kanwa ke wereka amavideo yagiye anyoherereza se nyakwereka nerekaho ntayo ufite nje mba mfite amatsiko abanyamakuru ikibi cyane oya ntabwo mbi nabishyira hanze iyo ni privacy abanyamakuru mwebwe mukunda inkuru ega ziraryoha mwene noneho mwene izi nkuru ziba ziryoshye burya iyo umuntu akwibwiriye ikintu akakivana mu kanwa akakikwibwirira ntabwo aba ari puranka barimo ubwe niba umuntu akubwiye ati nabaye mu mageti inshuro nyinshi kwifata bikananira sibyo niyo mpamvu abantu bagajya bahora bambwira ngo ko nkuze nashatse umugore
nanjye icyo nari ndambiwe ni uguhora ninjiza abakobwa nibyo nari ndambiwe atari ko ikitarambayeho nuko nta n'umwe urantera urugo abo rero reka dusezera abantu neza sasa rero nta gatanya nzamuha nta gatanya uzamuha ntayo nzamuha azajya kuburana azajyana ikirego mu rukiko azajya kuburana nandi uwarega uzi ahubwo nuyimwima urumva mu rukiko ko wayimuha ubwo rero uracyamukunda iyo nza kuba mukunda ntabwo nakwambara indi mpeta iyo mpeta ni yande wanasanga warayiguze Nyabugogo ukayiyambika wereka amavideo twakoresheje se nyereka bari kukwambika impeta ntaya do uri kunkabiriza se ari nyine ndakubaza ni ukunkabiriza ari ntago ndi kugukabiriza uri kunkabiriza ni izina ry'Imana uri kunkabiriza ariko wambuye impeta ejo bundi iyo warayambuye ndanayijugunye nabonye akavideo uri kuyijugunya none se kucyambwe kwakabonye none muri toilette none wambazaga iki se Yesu we wambazaga iki kwa impeta y'umuntu twitiye muri toilette ubwo nka bya indi Jack yakoze bya Jack ntago mbindeba Manarine we ari bakwambitse impeta uwo muntu wakwambitse impeta arabizi ko twite abujijwe n'iki n'ubukwe bwanjye yarabutashye mu murenge yari ahari gahunda ihari nuko mugiye kugira gahunda ihari nuko muzabana tutabana se nge nzamuha divorce mbishaka ari niba mara gufata irembo rifashwe neza ibintu bitunganye neza nge nzamuha amagambwe ngo no tugende ikinyinya badutandukanye nirihe somo wakuyemo isomo nakuyemo mu bintu byakubayeho bya korode